I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. All will be okay, I move on each and every day. Good. The past is where it is, way back a year ago. uri kureba agafilme se ndabona uri kureba match ndabona Tottenham yishe ikipe bimeze bite se Isa yakujya wisanzura ube flexible kabisa nta kibazo naringiye oya nta kibazo icara tuganire wamva niya match yawe wanayirangiza nta kibazo you know ko hari utuntu nshaka kujyamo ariko nta kibazo wejye unyisanzura tuganire ntari ntukagire ubwoba nta kibazo nga nanjye rero ndi nka papa wawe ntabwo byo kuba naho waba ngo ndi anko wawe ntabwo bivuze kuntinya ujye unyisanzura ubundi uba ufite amayinite sha ujye umbwira ngo hano amayinite n'ubu ukeneye no gutereta gutereta se cyangwa ugira isoni sha nawe yaragukandagiye tuzakujyane kwa muganga nta mwanya wo gutereta naba fokasinze ku masomo amasomo se shaho none se shaho nashaka kubaza kuki mwadukuye mu ishuri ntabwo nakubwiye ihangana ariko tukabashakira ikigo cyiza kiruta kiriya twari turi kubona amanota muri kuzana ntabwo nyine kibabereye nayo simbiwe ko yiga kandi twe mukaba mwadukuye mu ishuri njye naraguye tuze mwe mutuze tubabikiye ibintu byiza gusa ahubwo ujye wumva yuko mpari nk'umubyeyi wumva kandi mama wawe yari mushiki wanjye rero ihangane jya ukomeza gukomera nyine ukomera nk'umuntu w'umugabo sibyo ahasigaye nyine naho kuharwana nawe ukazavamo umuntu w'umugabo urumva ubu rero ugiye wihangana wumve ko bari hafi nshaka gukurikirana ibintu byose kugira ngo bibagirire inyungu we humura kuba mutiga nta kibazo turi kubashakira ikigo cyiza cyane sibyo tugiye gusubira ku ishuri nta kibazo byo gusubira ku ishuri se nta kibazo ikibazo wenda kiba kiri kuri rani kubera niwe nyine mama yarabuze ngo nzamurebe nyine niba mwana wenyine kandi ranumva isirani ntimuvuka nyine nibyo niba kubwira bagomba kumureberera ikibi nyine nkamurwanya icyo kibi cyashaka kumugera numva rero njye nibwo wenda natanasubira no ku ishuri nkabona wenda ari kwiga ko buriya ni umukobwa kandi abakobwa nyine baba bashaka ubumenyi buhagije njyewe ntabwo yose nakwita ubakora byagorana nyine kuko aracyari muto ubwo se ushatse kumvikanisha yuko hajya kwiga umwana umwe nenda biba ngombwa ko wenda ikibazo cyaba amafaranga natangiza raniyo nagiye mukamunda humura sha humura ikibazo ntabwo ari amafaranga subize se harimo inzu zikodeshwa hehe nta kibazo mwe mugira ikibazo turi kubashakira ikigo kibabereye niba ngombwa turabohereza no hanze mujye no kwiga no hanze n'ubundi turabashakira intuza ndende rero ubyanze ushobora kuba wenda hari uzi yuko mba ndi gukina nawe mu buryo mba nakoroheyemo urumva ukagira ngo hari mba ndi mu mikino ubona ndi gukina urajya hehe se urajya hehe yicara ngaho izo mpapuro urazimpa cyangwa ntabwo uzimpa nta mpapuro mfite ntabwo ndi buzikure niba uri na mukuru wagiye ufunguka ukamenya ubwenge ntabwo ibyo nafite shafungura umutwe dukorane pani ibintu byo kuzabifunga umutwe ubwo se nibamara kurya imitungo y'iwanyu uzabigenza gute abantu afitiye amadeni bamara guteza cyabo cya munara iriya mitungo yose gusa nimba nta bipapuro mfite ndabikura
utabifite se biriye simwe bwe mama wanyabya siwe mukuru ntabwo ari mukuru nako njye nta rupapuro mfite mva n'imbere jya mva n'imbere wajya urupapuro gifite mwana we imitungo kuyijya ko bizambiza icyuya ariko buriya nk'umuntu w'umugabo ntabwo nabura ibisubizo si we wenyine mbonye wiriwe hano reka nze niwe wenyine n'izi match ari kureba kanze nkwereka akantu ntabwo buryo rero reka nkwereke nkuko nabikubwiye ntabwo ari gahunda yoroshye kuyikora iriya diri irahambaye kandi noneho amakuru ubushakashatsi maze kumenya neza n'amakuru ahantu ukuntu byifashe ni risike ya danje ku buryo nkubwira ati nariya amafaranga arimo mani ni make kabisa kandi iki ukuntu gahunda zimeze do baramutse bagufasha ntiwajyamo munsi y'imyaka iyo 5. erega ntari amafaranga ni menshi kandi urabona biri kungora biri kwanga bari kungora nta kuntu ntari kubatuteza ariko byanze njye nk'umuntu akoze uruhare rwanjye kandi urabizi ko detaye zose twazinyuzemo zose nagiye mubwira ukuntu gahunda zihagaze ariko urumva kuba utari kubona urupapuro rwa kabiri biragoye kuba nagira ikindi kintu nkora wumve ngo ntako nagize pe ntako nagize ahubwo wowe gerageza uko bishoboka byose urebe ngo warubona gute naho bitari ibyo rwose mba sinzi ko iriya gahunda izakunda urumva biracyaguranye mu gihe urupapuro rutaraboneka mbese ubundi nta kata nyine wabinyuzamo kuko ari amafaranga ni menshi nta kata wabinyuzamo urupapuro rubuze ku buryo twanaruhimba ariko nyine nubwo erega burya biba bitoroshye ariko ari amafaranga nawe wanciye ni menshi burya reka nkwereke erega uruko ikintu kigena kigira risike ni nako n'amafaranga agira gute agenda yiyongera none se nk'ubu ngubu ureba nk'uko nakubwiye hagati ntiwajya mu ndi baramutse bagufasha bakubika imyaka itari munsi y'5 kandi ngo imyaka itari munsi y'5 n'amande y'amafaranga agira gute niko yikubitamo kandi ngiye kuyishyura nayishyura hariya byikubye kabiri erega bino ntabwo ari ibintu byoroshye sinzi niba uri kubyumva bari kungora kandi uriya mutungo ndawukeneye kandi bari kungora cyane ubwo rero sinzi ukuntu niba nitubona biri kugorana turaza gushaka ubundi buryo tubikoramo niba ntari bwunguke nawe ntuze kunguka nimpomba nawe uhombe erega reba igihe bimaze sibyo reba igihe bimaze rwose ubwo icyo uje gushaka kumvikanisha ndimo ndagerageza kucyumva sibyo aho kuvuga ngo nuhombe nanjye simpombe
igihe hari icyo gishoboka mu gihe biriya bintu bitagenze nk'uko twari twapanze. Biragoye kubera ko ari amafoto adufaranga ni dukeya rwose. Simpamya ko naba nyidufite. Nawe muyobozi nawe uri gutebya. Umwebye uzi ko uri gutebya ari amafaranga ari make miliyoni 1 2 3 kanga uzi ko uri gutebya. None wibwira ko uri kwita duke. None reka nkubaze. Wibwira ko ziriya nzira wazikora uri umwe? Ko rero kumbwira ngo byanze kandi nawe ari mwe mwigererayo. Erega hari ikintu utari kumva. Muri ziriya miliyoni 5 wamaze. Nubwo nanjye mba ndi mu nzego, biriya ntabwo wabikora uri wenyine. Abisaba ko ushaka n'abandi bantu bagira gutabigufashamo. Nubwo uvuga ngo ni miliyoni 5. Nkuko bitimira ukuntu byagenze wasanga na miliyoni 1 yonyine ariyo nariyemo. Muyobo. Aka nawe utumye icyaka cyiyongera. Ziriyongera gusa ahubwo ngiye ko bisa nkaho numva natangiye no gututubikana. Ako rwose. Imwe. Kamwe mwamigerera. Ako sibye ko gusa no kugenza gake burya ngo nsigaye numva ngo n'ibiti ngo birumva igihe hari cyo nubona bidakunda ukuntu bizagenda ngo niba ari uguhomba kandi nta kintu ugomba kuzaza nakoze uruhare rwanjye nk'umuntu urumva niba twaye diri igomba gukunda urumva bikaba bitari gukunda ntawe ufite ukuntu wabigenza arengaho reka mbanze ngire ikintu mwibariza biri gupfira iwanjye reka nawe washaka ubundi urakoze cyane ubundi buryo mu gihe bwa igipapuro kutakima reka nawe washaka ukuntu bigenza nyine nk'umuyobozi icyo gipapuro kikabona impapuro z'ubutaka nta buforoderi zigira kuko biba bigaragara rwose iyo twari tugiye gukora yo si forode n'undi ni forode ariko irimo ibyangombwa bizima